mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya 7 n'umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Impamvu ikomeye, impamvu y'ingenzi ituma ukwiye kwigengesera mu bijyanye no kurambagiza nuko uyu muntu murambagizanya, umuntu muzashakana, abasha kuguhindura agatuma utumvira Imana, agatuma udakorera Imana. Ibi ngibi turabibona mu mateka yo kurambagiza cyangwa se yo kumenyana muri Bibiliya. Agace ka mbere k'ayo mateka kuva mu itangira igice cya mbere kugeza mu cya 11, aho abantu kubana kwabo cyangwa se kumenyana byari byoroshye kuko bari umuryango umwe uvuga ururimi rumwe utuye ahantu hamwe. Bigeze mu gice cya 11 abantu baratatana, batangira kugenda umuntu wese ashaka mwene wabo. Hanyuma tugeze mu gitabo cyo Kuva, Imana iri kugirana isezerano n'Abisirayeli. Imana isobanurira aba bantu ese ubundi impamvu ituma bakwiye kwigengesera, badakwiye gushyingiranwa na buri wese ni iyihe. Ni ukubera ko umuntu mushyingiranwe abasha kuguhindura, ejo ukisanga utacyumvira Imana, ejo ukisanga iby'Imana byaragukamutsemo. Dukeneye kwigengesera rero. Ibi ngibi ariko ntabwo ari amagambo gusa. Niyo mpamvu mu bitabo by'amateka y'Abisirayeli, no kuvuga guhera Abisirayeli bageze mu gihugu cy'isezerano, mu bihe bya Yosuwa barimo bagitsindira, bagenda bagihindura. Muri ibyo bitabo byose tugenda tubona inkuru zitandukanye z'ukuntu abantu bananiwe kuba maso, bananiwe kumvira iri tegeko, abantu bananiwe kwigengesera mu guhitamo abo babana, byabagizeho ingaruka. Reka dufate ingero ebyiri. Urugero rwa mbere ni umugabo witwa Samson. Witwa Samson ngo aragenda abona umukobwa, ati uyu nguyu niwe nshaka, mu Bafilisitiya. Ntaho biragera, uyu muntu atangira kujya amuryarya ngo kuki wasakuje igisakuzo bene wacu ntukimbwire. Ubundi aho ngaho wakabaye umubaza ngo wowe uri ku ruhe ruhande? Uri ku rwa bene wanyu, uri ku rw'umugabo wawe? Ariko bihita bigaragara ko uyu muntu ari ku ruhande rwa bene wabo. Bugacya akabona undi, uwo nguwo we birangira amwogosha imisatsi. Ibyakurikiyeho mwese murabizi. Wenda ushobora kubyumva ukavuga ngo Samson ngo yari uw'intege nke, ngo yari umuntu uri aho ngaho. Ariko n'umuntu ukomeye w'igihangange, Imana ubwayo ivuga ngo nta muntu uzigera agira ubwenge bungana n'ubwe, ngo mu bamubanjije no mu bazamukurikira. Uwo nguwo nawe iyo ananiwe kumvira iki kintu, iyo ananiwe kwigengesera mu guhitamo umuntu babana, ba bantu baramugusha. Ibi ngibi tubisanga mu gitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami uhereye mu gice cya 11. Batubwira ukuntu ngo Salomo yagushijwe n'abagore.